ndamutse mbyutse mana y'isi nijoro nkasanga mfite ikibuno nk'icyayisha nukuri nahita mfilima ya kamera. Feza ni ryari wasambanye n'umuhungu ugataha wishimye? Yari yakoze iki? Byari byatangiye gute? Ndacyogosha guys. Yes, ibihe byiza udahema gukurikira ibiganiro bya Balo Podcast. Ni umuhungu wanyu Balo Kepri Big Man, umwana wo kumana. Nkuko mubibona rero twicaye kwa Rujama Phones Shop, ahantu heza cyane. Ukeneye telefone nziza, ukeneye accessoires za telefone, ukeneye cover zigezweho z'abanyamwuga, nahandi wazibariza. Turaza gushyira nimero yacu hasi, uhamagare iyo nimero. Muderutswe kera cyane, aciyemo iminsi mutatubona, ariko si uko twari twarabuze, ahubwo abari akazi kenshi. Twongeye twagarukanye na wa mukwaferi wacu. Murabona umucongo mbamagaze, ababanje kunyura hakabanza akavuga ati Baro umuhungu wanjye gwino mbanze nguteho agakwafe. Feza fashe ngenda koresha ingiye. Umeze neza? Umeze neza nta kibazo. Urashima Allah? Ndashima Imana, byose ni Imana. Ariko wambaye neza we. Thank you. Kandi nawe ndabona nanjye nyine uri gusimbuka yo ndi kumwe n'abakire. No sasa yo wambaye neza ukabona atunze telefone nziza, ukaba uri n'umukobwa mwiza, nibyakubuza kuba muri Kigali. Nakubonanye phone imeze neza cyane. Wayiguriye muri Rujama Phone. Kuri Rujama wagiyeyo bagutamo telefone imeze neza cyane. Feza duherukana rero wogosha, na n'ubu uracyogosha? Ndacyogosha guys. Ndacyogosha ukaringaniza neza cyane. Ntabwo bibona se. Ariko uri mwiza. Murakoze. N'amafaranga y'ubukwaferi cyangwa ari undi muntu uri kugukoramo akazi? Amafaranga y'ubukwaferi guys, nta kintu cyatuma umwuga w'umuntu, ntacyo rwose. Ubwashize twaherukanaga umbwira ko wogosha mbere ya saa tukageza saa sita, noneho ugakora n'ikigoroba. Uracyakomeje akazi kawe k'ikigoroba? Nakubwiye saa saba bawe. Kugira saa saba. Noneho nimugoroba nkahita njya kuri kamera. Ugahita ujya kuri kamera? Ubu ukora nk'iki se kuri kamera? Uri kamera operator uri iki? Ibi ngibi ndi gukora. Ugahita ujya mu biganiro? Nayo nabyitiranyije n'akandi kazi. Nari nabyumvise ko utabyumvise. Uheruka ku Gisimenti ryari se? Nubwo mazi. Yes. Nukuri? Tukwibutsa neza cyane rero ko wowe ufite imodoka, urabona uwo musista mwiza cyane, yambaye neza cyane. Tubanje gucana kuri New Classic Car Wash. Ni ikinamba giherereye hariya ku Gisimenti impande ya Kamageni. Wijyana imodoka ye ngo bayijombaguremo ibiti, bakomeze basosekamo. Bafite imashini kabuhariwe nkuko mugenda mubibona, bakogereza imodoka nta kuyikoraho, bakayisiga rikaka, ubundi warangiza ukijandika nka Feza. Ngo hari n'abakuramo n'ibikoresho bishyashya bagashyira bishaje. Hariya noneho hariya kawoshiho niyo Classic Car Wash, n'imodoka barayikuzanira. Buriya hariya ku kazi ugiye kogosha, uzajya bahamagara ati muze mufate imodoka yanjye bayijyane bayikogereze, then nibarangiza bayigarure. Cyane rwose. Feza iyi Kigali rero urayibona uti? Ko muri itara ryacanye, izuba hajya mvuze itara. Waruvuze itara? Ni izuba guys. Bazimya amatara kabaye. Izuba ryacanye, izuba riratwishe. Abantu bafite ubushyuhe nkanjye ewana. Abantu bafite ubushyuhe nkawe bazimwe. Mvuze ubushyuhe. Ufite ubushyuhe. Mvuze ubushyuhe. Nyine birumvikana washo nambaye. Baro kubera icyo wumva ibintu umuntu atavuze. Ariko ngiye numva ibyo uvuze, wavuze ko ufite ubushyuhe. Ushaka kubisesengura nka mwarimu wa chemistry. Ariko ubundi Feza, uri muri sama cyangwa uri mu mpeshyi? Ndi muri sama. Yes. Aske umwana uri muri sama, uragaragara nk'uri muri sama. Cyane rwose. Noneho ntandukanyiriza impeshyi na sama. Ntabwo nabishobora, byose ni igihe cy'izuba. Ni igihe cy'izuba, ariko ubu ngubu twebwe turashyushye, ariko bari abantu bari muri sama. Nese ubu tuguhereho. Ubu wambaye nk'umuntu. Ndi mu mpeshyi.
ndi mu mpeshyi bambaye shawari mu mpeshyi. abana bari muri sama ubu ngubu bameze neza cyane baba bambaye twenda tworoshye nk'utu twanjye bafite amafaranga ubundi sama baba baje mu kiruhuko baje kurya ko ayo bakoreye hari umuntu muri kwenjoyinga na sama cyangwa uri mu mpeshyi ngira ngo ndi mu mpeshyi uri muri sama cyane rwose. Feza tugaruke rero kuri sinema nyarwanda ntabwo uherutse gukina byagenze gute ko tutari kukubona muri filime kuba mutari kumbona muri filime guys urabizi wowe nabaga muri timu ya Sabari ariko kubw'impamvu runaka nyine ni kubw'impamvu runaka narayisezeye. warayisezeye kubw'impamvu ku giti cyawe? Oya ntabwo ari ku giti cyanjye, abo nasobanuriye narabasobanuriye, nawe nushaka ko ngusobanurira ndagusobanurira. Biravugwa ko urimo urwanira umuhungu n'abandi bakinnyi ba filime. Njyewe bityo byakunaniye kwihangana ifuheri ikagutera ugahita usezera muri sinema. Uwo muhungu se n'umunyarwanda? Ni umunyarwanda. Ese ujya ukinana n'abanyamahanga? Nyirango narwanira umuhungu w'umunyarwanda. Ngo waravuze ngo aho kugira ngo nzagaruke gukina aho ngaho nzajya nkina ku giti cyanjye cyangwa mu kinyarwanda gisobanutse nyine uzajya tuvuge nk'umuntu ari mu kibuga naho undi muntu bari gukina aba ari kwikinisha. Kambabwire sibyo? Njyewe ababizi n'abanzi ntabwo ndi umukobwa warwanira umuhungu. Urumva uravuga umuhungu ukavuga n'umuhungu byuze n'uvuge n'umugabo. Ni umuhungu umusore ubu se hariya harimo abasore? Harimo iki se muri iriya timu cya mbere cyo sibyo? Muri iriya timu nta musore urimo, n'abarimo ntiwavuga ngo uyu ni umusore, uyu ni umwana, uyu ni umuhungu. Ntabwo wabasha kubatandukanya. Nyine ni iki abarimo? Ni iki? Niba atari umusore akaba atari n'umwana, ni abafiye perese, ni abahungu. none se warwanira iki? Njyewe nta n'igitsina gabo narwanira. Feza subiramo ako kantu. Nta gitsina gabo narwanira. Njyewe warwanira iki? ntacyo. narwana na bizinesi yanjye, narwana n'umwuga wanjye, narwana n'akazi kanjye, narwana n'ibyo nkora binyinjiriza amafaranga. nta mafaranga umpaye, nta kintu umpaye gifatika, njyewe ntabwo narwanira umuntu nawe. Ariko Feza amafaranga asobanuye iki kuri wowe? Njye amafaranga asobanuye byose. Amafaranga n'ubuzima bwanjye. Hatariho Imana amafaranga yaba number 1. Havuyemo Imana amafaranga bari number 1 cyane rwose. Tubwire inzira ujye ukoresha kugira ubashe kubona amafaranga. Kandi nababwiye ko nogosha guys. Usibye kogosha ariko usibye no kogosha umutwe wanjye wangaburira. Njye mfite ubwenge bwangaburira. Urumva? Ubwenge bwanjye bwangaburira. Urumva? Ubwenge bwanjye uyu mutwe wanjye mubona. Uyu nguyu wangaburira. Nago watungwa n'umutwe wawe. Sundi Feza tuvugishije ukuri. I Kigali ukuntu yibona kugira ubone umukobwa ashobore kuba yambara neza, asa neza, kandi tuza amafaranga mu bukwaferi bwinjiza. Kuko ubukwaferi bushobora kugutunga ugasa neza uko nguko wari umeze, cyangwa hari izindi nzira ushobora guca kugira wese ubashe kubona inyunganizi. Izo nzira zirahari. Iya mbere neze kankubaze. Iyo umuntu akubwira ngo ubundi iyo wumvise ijambo, iyo umukobwa akubwira ijambo mu diaspora, numva ko ari umuntu buri kumutamo nyine tu. Ariko hari n'abahungu bafite aba diaspora babishyurira amazu bakabamenyera buri kimwe cyose nyine. Nese habaho sugar dada akabona sugar mami. Ufite mu diaspora ugutamo? Of course. Nawe noneho ibyo aguhaye ukagira umunyarwanda bitamo. Feza nta muhungu ukunda? Njyewe kambabwiza ukuri. Twagiye muri sinema nyarwanda, haba muri tujye muri showbiz, ninde musore mwiza ubamo uvuga ati cyakoze wa musore we nkubonye na wahita undongora? Ukandongora ariko tukabana. Ushaka umugabo?
babwire muri mikoro. guys njyewe muri showbiz muri sinema nyarwanda oya buretse kujyamo, bwira abasore bafite iyerekwa ko ukeneye umugabo, uvuge n'umugabo ushaka. njye ndashaka umugabo guys. umeze ute? umeze ute? wubatse, w'umudivorce, umusore ukiri muto, ukora, udakora, ugutunga cyangwa uwutunga. njyewe untunga. mu buhe buryo? untunga kubera ko ntabwo naba ndongora nitunge. ntabwo waba ndongora nitunge. ukeneye umugabo umeze ute rero? twihute tutanaciye mu bintu byo ku ruhande. njye nkeneye umugabo uzanye akantunga tu. mu buhe buryo? tukabyara tukagira ute ufite amafaranga. mubyara habaye iki? ufite amafaranga nta kibazo afite ari menshi njye nta kibazo. ariko murabizi ko urukundo narwo njyewe urukundo rwanjye rero sinzi ukuntu rumeze. ese ubundi kugira ukunda umusore biba byaciye mu zihe nzira? uba wamubonye ute? ngiye kugira ngo mukunde sinzi ukuntu nyine meze. njye uko amaso yanjye abona ubanza atari ko abandi bantu babona. nshobora kukubona nkumva ndagukunda ariko ufite igihagararo. umusore muremure ufite igihagararo utabyibushye cyane utari na mutoya cyane umeze nka kameramani. twibutsa ko Director X ari uri kuri kamera. kameramani ya uri yasabaye iki? arasutse. murebe neza. aya pe nyine tubwire ikibazo ni iki? seka neza. kandi nababwiye umusore ufite igihagararo. ese iyo uvuga igihagararo sobanurira abantu. muremure, ubyibushye, wakoze ituze, umeze nka Rutambi. oya umeze nka Sadiki. buriya waramusariye? Sadiki ujya ugenda muri komenti zanjye zo ku mavideo yawe kuri TikTok. ninjye wuzuyemo. ninjye wirirwa guha amakomenti, ninjye gutesha umutwe ku inbox, ninjye ugira ute. atabaye wese ntabwo uzashaka? oya atabaye we nzashaka. nubwo rega tugira abo dukunda njye ntabwo nakubwira ngo na boyfriend mfite. uramufite? ndamufite. tujye kwa boyfriend. Feza, ni ryari wasambanye n'umuhungu ugataha wishimye? yari yakoze iki? byari byatangiye gute? ni ryari waryamanye nawe ukumva ko utazongera gusubira mu busambanyi? uhise uvuga ati uyu muntu ntabwo tuzongera kuryamana? byari byagenze ute? nari namukunze. gukunda nibyo n'ubundi ni waryamana no hari uwo mujya muryamana utamukunze? oya ari igihe uba ufite boyfriend ugira ngo uri kurangara ugira ngo umuherezeho. ari ukumuherezaho kuba umwugamye mu izuba. uwo nguwo ntabwo mushobora kuryamana? ubu ngubu ntabwo twaryamana. oh yes. ku buryo ushaka kumarana n'umuhungu amezi 5 utaramuha utamusura? iyo nakwiyumvamo ntabwo njya gusura. ngo iki? nese ubwo mugumana gute? abagutunze nk'ivaze. abahungu bo hanze babacanye ku maso ni manguhe, ntabwo ujya ubibona? ntabwo ari bose. hanyuma uwo wari wiyumvishijemo byagenze gute? uwo nari niyumvisemo ntabwo ari umunyarwanda. utagira ngo aracishira ntakinanwara. agize nombona yamwigishije ikinyarwanda guys namukubita zikamwumiraho. nta kinyarwanda habe na gato. yamaye amafaranga menshi. icyo bita amafaranga pano udufaranga guys. aho muri kubona ukuntu ndi kwaka aza kugufata utubirozi tujya tugenda tubereye. muri kubona ukuntu ndi kwaka yamaye amafaranga bro. n'ubundi ndacyayajya. arangije ni n'umwana mwiza disa azi gukora akazi neza. akahe? ni umufundi? ni umuyede? akazi ko mu buriri.
wakumenya azi kurongora ariko ivuga ibintu mu mazina abantu ubwira ntago ari ibigoryi ushobora kubivuga wa mukobwa akakwima wese akakireka arakwima twakomeje wamusanze muri hoteli wamusanze birumvikana of course yabaga muri hoteli n'ubundi oya yari yaje Muri kunsura mu apartment? Rwanda sese afata apartment cyangwa wamujyanye mu rugo iwawe Apartment. muri apartment muri aparitoma mva brother narakubeshye wihangane nkoze ikiganiro inde wabeshye umusaza wanjye byagenze ute musaza yari wamubwiye ko byagenze ute shamani nyine yihangane nari namubwiye ko nagiye hanze nyine nari namubwiye ko nagiye hanze yashatse kuza kunsura ndamubwira ati rero we nagiye hanze turifotora kubera nyine urumva twe turi mu gapayitoma gahenze turifotora arambwira ati shati kandi wasanga uri kumwe n'ikidiyasipora kandi waramubwiye ko wafashe indege cyane rwose nambwira agatungu ibi niyo geto ndimo hanze Dubai kumbe umudiyasipora arimo arakora akazi kose nuko ubu urinjiye bandinjiye ahubwo nyine twari tuziranye tu twarakundanaga kandi mwahuriye online oya ni pasi twahuriye mu Rwanda ntabwo ari pasi nkigera i Kigali niwe twahuriye bwa mbere ukiva mu cyaro n'ubuturage bwose njye ntabwo nigeze mba umuturage uvuye mu cyaro uri isugi ariko feza mani ntabwo nkunda umuntu beshye wavuye mu cyaro uri isugi tuvugisha ukuri navuye mu cyaro ndi isugi amaze imyaka ingahe i Kigali maze imyaka 2 i Kigali ariko rwose ku myaka yawe 35 wagize 33 uri isugi mani ntabwo mfite imyaka 35 25 sorry 25 nayo ntirimo ngwiki ubu umaze imyaka 2 mu busambanyi ntabwo njya nsambana nako umaze imyaka 2 nyine ukoze imibonano mpuzabitsina n'igitsina gabo abikoze kabiri iminsi 2 cyangwa inshuro 2 inshuro 2 ku munsi umunsi umwe wabikoze inshuro 2 oya wizunguza mikoro uhagarara guma kumweru akandi kumweru agacamo icyumweru ikindi cyumweru oya simana ngomba nabikoze icyumweru cya mbere nikoramo iminsi 3 umaze kubikora kabiri wizunguza mikoro ku bagabo 2 batandukanye oya umwe by the way uwo mu diaspora gusa guys muri comment niba warigeze uhura na Feza hita umubaga abivuge wibeshye abivuge uhita ubivuga biravugwa ko Feza ubu tubwiye ko ari kabiri kandi muri cya kiganiro twakoze hari n'uwanditsemo ko hari imyenda wasiziwe yawe uzayitwike akumani wagiye useka ukarangiza ubundi guys iyo myenda bagusigiye ya Feza uzayitwike njye ntabwo ngutinya guys ntabwo ngutinya uzayitwike kwamamaze none wowe na Dorcas ko n'ubundi mufitanye amakimbirane muri gupfa umugabo n'uwo mu diaspora muri gupfa Feza ngo wakataje gutwara abagabo b'abandi kanze nkubwire yego niba ari nawe wabikubwiye ararengana biravugwa ko uvuze kubera ko nari ngiye kumuha nyina kana ko gutukana rero ntago ari sawa kandi uri umukobwa mwiza njye mwari umugabo w'abandi yego ikintu gitangaje ni uko uwo mu diaspora atanamwemera kubera ikizi ariko kanze nkubaza ubundi baro sibyo tujye dushyira mu gaciro iyo ndebye njyewe urumva uri mwiza pe iyo ndebye ukandeba ukanuruka ku mano ukagenda
noneho urukweto mana nyagasani umusatsi urumva ubona njye muri heno nuriya ngo ni Dorcas ariko tuvugisha kuri Feza wambaye angahe mu manyarwanda uko uhagaze gutya kanze mbabwire ntababeshye babwire urumva ase ubundi ndi oya mani tubwire nuko njye mbaruca amatsiko uhagaze igishoro cyangahe ubu ngubu ku myambarire urabona ko ibisuko nta minsi bimaze yabona ni bishyashya ibisuko n'ababeshye ni ibya 35 35 twagiye Jeannette yawivuga Jeannette yenda tuyihe ko wayihishize ntabwo nashaka kwigaragaza nanayibagiriwe mu ijosi nayo kuyikuramo inzara 10,000 ine bitanu imyenda 45 inani 90 inkweto nazo ni 10,000 ijana inzara zo ku maguru nazo ni 10,000 110 twagiye n'imbere nta kindi wambaye imbere ni 5,000 mama 5,000 115 mbarubwire rero wa mutipe ushaka ukwipangaho akazi umva akorera 60,000 ku kwezi baraburi kandi ubu ngubu nambaye biciriritse ubu wambaye ibiciriritse mani nambaye biciriritse ubu noneho ugiye guhura n'umudiaspora uzi neza kuri bukameyo nk'amadolari nka turuwasi nese umuntu niba muhura sibyo natwe tujye dushyira mu gaciro urumva niba mu kiganiro uza wambaye gutya niba mu kiganiro nza nambaye gutya kandi nubwo nari nzi ko turi bukorera ahangaha nagutunguye nari nzi ko turi buhagarare nk'ahandi hantu ni ukuri pe niba mu kiganiro nza meze gutya nta niteguye ubu ugiye guhura n'umuntu uzi neza ko niyo yaba ari buguhe n'ibihumbi 200 ugiye wambaye mu cikopa ya 5 baraburi ugiye wambaye mu cikopa ya 5 wihomyeho ibi makeup by'igihumbi ugize ute ibikweto n'ibya bote ni godiyo bise ngo arangiza ngo urashaka amafaranga aho niho nashaka uze baraguhangahe katari bukurengereza 10,000 uri bukure imiti ya 2,500 ho rasetsa ubu noneho biri gusaba ko niba ukeneye kwinjiza nawe ugomba gushora ego cyane kuguhaye amafaranga guhaye amadolari 200 wiso ugenda urihiriyemo barumura ba amashuri n'ibiki byose ufite abana benshi usigaye nta kintu usigaranye niba ukeneye amafaranga wa mukobwa we iyiteho ngiye kanze mubwire baro amafaranga nataye nitaho nago njya nyabara ubuzi neza kazagaruza ukurikije iyi myenda wambaye urabona izasaza ikoreye angahe uko uhagaze reka tube turebeye ku ibi ngibi ikoreye aregi reka mbabwize ukuri sister mbabwire ubwiza bwanyu mbere na mbere burabanza bugaturuka physical uzuza ukuntu mugaragara inyuma uko mugaragara inyuma se kumbwira ngo uraryoshye ngo umeze ute ibyo biri imbere ibyo bigaragara nyuma mbere na mbere tubanze turebe umuntu ukuntu asa banzire ukuntu umuntu asa sibyo uziko n'indaya zihagarara ku muhanda zitacyambara nabi umwanya w'izikora pirive kandi muzikora pirive ngo ziri mu kazi akenshi uba usanga hari n'igihe ziba zambaye imyenda ihagaze nk'ibihumbi 115 cyane rwose nk'uko wambaye uzaze nawe mujyane nta matuza mfite nta mafaranga mfite anjye ndarengana mbo Feza tugaruke ku icyo kintu bimaze kugaragara ko byanga byakunda ubwiza ukuntu wambaye ari byo bibasha kuguha agaciro kandi muri iyi Kigali abakobwa barambaye neza cyane pe kandi wareba mu tuzi bakora ugasanga ntabwo dushobora kuba tubambika gutyo gusa ese n'aba diaspora cyangwa hari ukundi kuntu mani njye ntabwo nakubeshya tubwize ukuri ntabwo nakubeshya yego abakobwa bariyoberanya sometimes bariyoberanya pe n'ukuri ako
byibuze mujye muvuga uko muri njyewe abakobwa bose tumaze kuganira nta mukobwa muzima ukiriho nta mukobwa muzima ukiriho iyo uvuga ubuzima baba barwaye indwara zitandura ntabwo baba barwaye barataye umuco urumva aratekereza sibyo nta mukobwa ushobora kubyuka urumva ngo uvuge ngo ngiye mu kazi ngo ndakorerayo urumva ahubwo usanga arabyuka akaguma aryamye mani ugasanga umukobwa umutaye mu buriri sibyo uraza urasanga yaguze urukweto rwiza yaguze umwenda mwiza yaguze ukavuga se akora akahe kazi kandi wamusize aryamye bro urumva byanga byakunda umwuga w'uburaya uri gukorwa kandi urimo urakura cyane ku kigero kiri hejuru cyane ubona biterwa n'iki ni umururumba nk'ubu hari umukobwa ushobora kukubona akareba uku nguku wambaye wenda wogoshe ni ukuri muri salo habamo amafaranga kuko ibitipu urakura pe abamo amafaranga vugisha ukuri wibeshya abantu baje kwiyogoshesha urabakurura abantu njye nagomba kura bamatipu uze bagwa tipu wabona inoti y'umutuku man isa n'amaraso ya Yesu ukayisubizayo ngisa nk'iki n'amaraso ya Yesu nanjye ntabwo nayisubiza ngize ukuri nuriya kameramani wacu burana wajya atanga man uzi ko kugira ume 6 wama 5 hoyas inoti ya 5 urayikunda noneho zigeretse ari 10 mana we akira sha witukura ubundi ni wowe uvuga ngo kagira amafaranga ubundi inoti ya 5 ishobora kukukuramo iyi panaro ni nk'aya mafaranga yakwamburiye imyenda wambariye hafi 120 nangahe yayikuramo byaterwa n'umuntu yampaye iki usibye kumuha ku bintu ikindi njye namukoreshereje akabono ka telefone wamukoreshereje akabono ka telefone system charge ni amafaranga ngaho umaze gutakaza ku bahungu 2 ibihumbi 2 wowe ugereranyije nangahe bamaze kugutakazaho cha ntago nayabara none uramutse ushatse umugabo wagira ifuhe ko ashobora kuba yita ku bandi bagore cyane kubera iki wowe niba umaze kuva wamenya ubwenge umaze gusohora amafaranga 200 noneho barayumaze kwinjiza noneho nujya gushaka uzahitamo umusore ufite amafaranga w'umwana mwiza w'imfura umwana mwiza ariko umwana mwiza kuri njyewe apana umwana mwiza ku yandi mahabara wowe uburi iki ngende umukobwa ndi umukobwa witunze cyangwa ununganirwa nditunze mu mibereho yawe ariko barakunganira ufite abakunganira none rero uwo musore we niba wowe umaze gutakazaho umuhungu 200 ujya wumva yo wakiriye amafaranga yabo nta soni cyangwa ipfunwe bigutera isoni ry'iki harewe nawe yazana urebe ngo iki niba ntaguheka Feza ni iki cyaba ku mubiri wawe ni ikihe kibazo ushobora guhura ku mubiri wawe ukumva uriyanze ndetse ku buryo wakiyahura ni ikihe gice ku mubiri wawe ukunda ku buryo cyangiye ku buryo nakwiyahura ku buryo ushobora kuvuga ati kariyeri yanjye irarangiye buriya nk'umukinnyi yavunitse mwihisha inyuma ya kamera ukihisha pe no mu bantu ukihisha ariko siniyahure oya niba byanashoboka ko hari igice warwara ukiyahura nacyo kivuga oya na gice narwara ngo niyahure ariko ndamutse mbyutse mana y'isi nijoro nkasanga mfite ikibuno nk'icyayisha nukuri nahita musoma ya kamera Aisha nuwo muturanye na Aisha muri filime Aisha inyindi nukuri ko Imana Aisha arakwica nta kibazo akarima kadakishwa rakubaga uramutse ubyutse ugasanga ufite ikibuno giteye nk'icyayisha umva ndamutse kambivuge noneho ndaba no muri kamera guys ndamutse mbyutse ngasanga mfite ikibuno nk'icyayisha nahita nisha inyuma ya kamera nahita ntangajya nkasubira mu cyaro kubera iki kimeze gite ubundi se kiriya ni ikibuno ntacyo ariko Feza ntabwo uzahima akantu ko kwirata wapi
tubwire noneho duhite tunaza kuri icyo kintu ni abahe bakobwa b'abasitari muri sinema nyarwanda babi babi njye mbona nkabona ari babi physical appearance ndavuga ikibi kuri bo yego okay Aisha nta kibona afite ni na Bigogwe ni igiki ni ibere rinini ako nyine afite agafesi keza Isimbi ikina kwa Kiramani ndamuzi ateye neza afite ikibuno ariko afite mu maso habi ndi nindera Aline aba bamwe bamuzi nka Aline abandi bamuzi nka Koko ukina kwa Amiki no kwa Ravi sha umubonye utamurebye mu maso ubona ari akana kakiri gato ari agakobwa keza ariko arashaje mu maso ese ko numva bose ubamaze arashaje nyine ni mubi nyine ubona arakwecamya mbese sinzi ukuntu ameze babiri beza abakinnyikazi ba filime babiri beza pe uvuga ati cyakoze wa mukobwa nanjye ndi umuhungu nakugirira irari oya nindera Miki ataratwita yari mwiza pe undi bavu Janete kabisa twagiye rero ku basore abasore baba muri showbiz batanu ugiye kunondekera wenda na Irene turamubara mu basore kuko niturabona yasezeranye Irene ni umugabo kuko afite umwana ariko se wese ntufite umwana nta kibazo nyine unsubiza we ntufite umwana wimbaza ibyo bibazo uramuhakana se kubera iki uramufite n'umufite wimbaza ibyo bibazo nta nicyo ushaka kubivugaho mbese umuntu kuba afite umwana bivuze ko ataba mwiza nyine ntari bitumuvuga ni umusore ariko ntabwo ari mariye umuntu wese burya uri singo abarwa nk'umusore okay ntari ni singo Irene oya nawe turamubara mbaza ibyo wari ugiye kumbaza twagiye kureba abasore batanu beza muri sinema nyarwanda wanatunguka ukavuga ati wa mugabo we wakuma nakemera nkahiga nkagukorera nta nubwo njye nongera kubanyura mu bambwire b'abakinnyi ba filime nawe uwagutunga se abantunga wenda bavuga ndahera kuri Sadiki uwo wamuvuza ariko ndamuheraho ukozemo akazi ndamuheraho ariko ngeze gukoramo akazi ntabwo turahura kabisa wapi ushaka ko muhura ushaka ko muhura cyamuhuza ko duhura ntabwo ndashaka ko duhura ibindi bizaza nyuma uwa kabiri ni ndera ikibazo ntabwo wongeye kuvuga nzi niba afite umugore cyangwa ntawe afite ariko se twe twavuze Karim afite umugore ntabyo nzi aramufite kamerama nanjye nta n'ubundi ufite ibyiso binini mukuntu nawe ni mwiza uwa gatatu ni Noza subire ni mwiza we suri kubaza ko ntajya mwemera nyine utamwemera mutaruke kampa kumuvuga na Irene ni gupfa gutomboza oya nyine ni mwiza ni bogari uwa kane ni yagucanze wanyuzwe mu gihe ngo urikinisha oya ni Ganza Eva imfura cyane uwa gatanu kutari kwa gatanu gutinda n'ubusanzwe uratinda naguhaye ibibazo bitanu
ibibazo 4 ubikoze nk'amasaha 5 n'ubundi utinda kurangiza ibibazo baba bagwaye mu busanzwe nta wundi uratinda nta wundi nyine uratinda kugira ute kurangiza umukoro baba baguhaye wapi urihuta utinda mu magambo gusa ibindi ukihuta mbo Kagarara ababaye umusitari mubamutangiye gushega bagenzi bawe ariko nawe washega narasheze Feza tuvugisha ukuri namukoze aka video ariko ntabwo nari nasheze aka kanya Kagarara ubyutse ugasanga niwe mu nzozi zawe wakumva umeze uti sha singiye kukubeshya mbyutse ngasanga Kagarara niwe muntu Imana yanjye ne tuzabana cyangwa ari mu nzozi zanjye ngo turi guteretana nahita maguruka ngafata Bibiliya nkatokesha mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu atokesha narigize guwafata Bibiliya ukajya mu rusengero ukajya gushima Imana mine kubera iki icyambere n'amafaranga icyambere nawe Kagarara ari nk'umudiaspora nakubwiye none reka dusapoze nuko ari umunyarwanda umuzi kandi ukunda kurya y'aba diaspora je nakubwiye ngo niyo nasanga ari umunyamerika urumva ari umwana ariko avukire yawo ngwiki nje natokesha nakubwiye ngo mfata amafaranga nabanje kureba uyamereza urumva ntaduhe mu manda ngo gukunda nayo kwaka ubigenza ute wese ugiye kwaka umukobwa nimero ubigenza ute biragoye sha bisaba ko mwaganiriye akanya bigenda gute nje urumva ntabwo nakipasa muremure ndaguhagarika kubwira se bimeze gute sawa makuru se nimeza ngatira ndimo ndihuta kukaru namwe murakagira kuvuga ngo ndi kwihuta kandi nahanagiye ari kubwera nakazagira urumva ngo ndi kwihuta ngo amaka nimero none warona yimyasha ese nyine yuyimwati yakubwe ngo makanimera kubwa kagiye kuyikoresha iki njyewe mubwira ko ngiye kuyikoresha iki wamaye nimero yawe tukibera inshuti we nubwo ujya aca ku ruhande kareka aba diaspora ukabashyira hese kandi njye mfite mu diaspora umwe iyo ugeze mu rugo uramuhamagara n'ubu ngubu wowe watse nimero wowe natse nimero uramunyihamagarira ahubwo uko mpitamo bipasa akanyihamagarira akabwira ati mbonye wambuze ati ni wa mukobwa wakogoshe nahita mbwira ati ni wa mukobwa wakogoshe ubu batandukanye ute se ko ari mariye cyangwa ari singo byose njye biba bindeba upfa gufata amaye utazagira rwose ngo njye niyo waba uri mariye nabibonye ntabwo nakwaka nimero nayikwaka pe ukarusenya ndusenye gute ariko ahubwo umukobwa agusenyeye urugo kubu nta bwenge ufite uvuze ngo umukobwa ngo yagusenyeye urugo uzi ufite ubwenge rwagasenywe nande kandi uba warwisenyeye gute se nese umugore abimenya atabu ubundi ngambwira nk'ukuntu umugabo uvuga ngo umukobwa amusenyeye urugo niwe uba warwisenyeye ushobora guca umugore inyuma n'umwaka ugashira cyane rwose wari wasambana n'umugabo w'abandi wapi wari wakundana n'umugabo ufite undi mugore ingo sha biryoha biti uramukunda no kumwikuramo bikakunanira ahubwo kandi uzi neza ko afite umugore wabona umugore we uwo mugore kandi n'uwo mugore akabimenya ahubwo kamutera agastori gato sibyo birangiye we nakundanye n'umugabo wubatse aranambwira ngo yewe ndubatse mfite umugore yabikwibwiriye mfite umugore n'umwana umwe arangije mu magambo yarengejeho atari ko uwo mugore ntabwo mukunda kandi yaramubyaje urabyemera yego ko noneho njyewe ukuntu urukundo nyine ruza gake gake byatangiye mubona nkacira mbona uwo mugabo nkacira noneho nkajya nk'umugabo wubatse abambaza icyo ubundi nkanabivuga yumva kuko njyewe nyine sinzi ukuntu umeze igihande kimwe ndagashinze njye iyo nkubonye y'ikosa tugahura gato kidogo tankurabura ndangije abaraje akajya mbwira ngo nyamara ife ndagukunda mpita mfatiriza ku gikuta
hakundi nk'iyo umugabo wubatse azatera umuntu isiseme ngo arahankunda abankunda mw'ibiki ubundi abankunda ngo azamaze iki yambwiye ijambo rimwe n'ubu ndacyagihoza mu mutwe wanjye. yakubwiye gute? ngo none se nkukeka ko twebwe tuza kubakunda ari uko tubeho ko dufite abo bagore. arangije arambwira ngo njye narabikubwiye ko uriya mugore ntamukunda noneho abivugira mu bantu kandi birashoboka fe ntabwo yakubeshye abivugira mu bantu noneho simpamya nashidikanya ko uwo mugore bitamugezeho kuko twari turi nka hano iwe ari nk'ahariya kuri iriya nzu. umugabo naramukunze Guhera uwo munsi. ndamukunda karakubitwa mpaka nakubwiye ko nta mana urukundo nje mwakundanye n'uwo mugabo nako twari twaryamana ndetse njye nigeze mvuga kuryamana fe uri indaya karakubitwa ubwo uri indaya oya ni ukuvuga ngo kuri abavuga nyine akantu k'urukundo karakubitwa ntabwo ari ak'urukundo gakubitwa uri kujijisha abanyarwanda kandi babizi. akubitwa iki fe ndi kukubona ibikuba bikankuka ahubwo nawe birabijyanye waje gutandukana n'uwo mugabo gute? waje kumwikuramo gute kuko gutandukana nawe byeho byaragoranye? oya natandukanye nawe ahantu yabaga amvamo umutwe. warimutse? urukundo rwatumye wimuka? narimutse. none ife wabona gutabangamiye uwo mugore? tuvugisha uko mubangamiye se naraga mu izuru rye mubangamiye se nararaga ku buriri bwe naryaga ibiryo bye atabasha guhabwa keya se ubundi yazihawe ryari? wowe wigeze uhabwa kuri keya yari guhabwa kugira umenye ko atazihawe? n'ubu ahubwo ndacyazihabwa. hoya sikihita wihungiza n'ubu uracyarya ku mitungo y'umugore w'abandi? n'ubu ndacyayiryaho ubimenye. imiki? imitungo. kandi nawe bakurya bande? none ubwo urumva igihe kitazagera uwo mugabo mukaryamana? ubwo tukabana. tukabana. yes reka dusoreze ahangaha iyo ugeze aho ngo kubana n'umugabo w'abandi uzi neza ko afite umugore ndetse n'ubwa mbere waba wumvise umugabo utunga abagore babiri kandi ngiye kugira ngo unemere urumva kugira ngo ubiseka nkubaze nako kambireke kugira ngo nabyemere sinzagenda muzi ngo ngiye kuba umugore wa kabiri nzahita mba uwa mbere kandi wari ugiye tageta ari uwa kabiri kandi nzagenda ngiye tageta ari uwa mbere muzi ngo ngiye kuba umugore wa kabiri. reka dusoze twibutsa rero ko twicaye kuri Rujama Phones Shop niho honyine wasanga telefone y'agaseswari zayo pashete nziza cyane telefone za Samsung iPhone telefone zose zigezweho urazisanga kuri Rujama Phones Shop n'umupapa w'imfura n'umupapa ndetse aho waba uri hose nimvuga umupapa ngeyo mvuze umupapa ari umuntu umugwiza tungo umuntu ushobora kugaburira abantu barenga 20 ku kwezi aba ari umuntu ukomeye cyane. aho waba uriho hose delivery ituruka kwa Rujama Shu ubu nago delivery gituruka ikabuga reka da iraturuka kwa Rujama Phones aho waba uri hose bahamagare ku nimero barayikugezaho. tukwibutsa ko wowe ufite imodoka ukeneye kuyogesha na handi hantu honyine rukumbi nk'uyu mujyi wa Kigali honyine rukumbi ubwo ni wumva ikintu cyiza feza kiri mu mujyi wa Kigali nta n'ahandi hantu ubwo mu gihugu mu Rwanda kiba kiri ni kuri Class New Car Wash mana yanjye ni ikinamba imodoka yawe bayogesha imashini kuva gutangira kugera irangiye nabyo gukubitamo zandwanye bya biti ni ahantu heza cyane ni hariya ku gisimenti imbere ya Kamageni ukigera Kamageni reba iburyo bwawe ndabara ku muntu waturutse hirya ku gisimenti aho winjiriye reba iburyo bwawe urahita wabona ikinamba New Class Car Wash jyana imodoka yawe barayikogereza barayisimoniza bayigira neza cyane. ukeneye ibindi bisobanuro hamagara ku iyo nimero iri muri screen wibuke ko utabasha no kuhagera ubahamagara bakohereza abanamba babifite impushya n'ubushobozi bakaza bakayitora bakayoza ndetse bakanikugarurira iwawe mu rugo.